Mwongeye kwirirwa neza nshuti zanjye kandi inshuti z'iyi nkuru yitwa ikiguzi cy'imbabazi. Nk'uko bisanzwe nitwa Emmanuel Uwimana, Emmy Sempa Uwimana. Nkaba ndi umwanditsi w'ibitabo bitandukanye. Nk'uko nakomeje kubibabwira mu bice byabanje, nandika ibitabo bitandukanye, maze kwandika ibitabo hafi bitanu. Igitabo cya mbere nacyise ubuzima mu muryango, cyasohotse muri 2010. Igitabo cya kabiri nacyise inzozi z'urukundo, gisohoka muri 2017. Igitabo cya gatatu cyitwa isano isumba iy'amaraso, isano isumba iy'amaraso, cyasohotse mu 2020. Hari n'ikindi cyitwa umurunga w'urukundo, nacyo ni igitabo cyiza nacyo cya true story, donc histoire, inkuru y'urukundo nayo yabayeho y'abantu babayeho. Nacyo nindangiza kubasomera kino cyitwa ikiguzi cy'imbabazi nicyo nzahita nkurikizaho. Ubu rero nkaba ndimo kubasomera igitabo cyitwa ikiguzi cy'imbabazi. Iki nacyo cyasohotse mu 2021. Nkaba mu bice byabanjije, ni igitabo kinini gifite amapaji 87, kikaba kigizwe n'ibice 12. Maze kubasomera rero ibice 10, yego. Ubu tugiye kubasomera igice cya 11 kugira ngo mukomeze muryoherwe n'iyi nkuru. Ni inkuru nziza y'urukundo, ni inkuru uwayikurikiye wese n'uwayisoma wese yamuha kugira umutima wa kimuntu, yamuha kumenya ikiguzi cy'imbabazi ni iki, kumenya urukundo rw'ukuri ni uruhe, kumenya igihe uhuye n'ibibazo, igihe uhuye n'inzitizi mu kazi, igihe uhuye n'inzitizi mu buzima, igihe ugize inshuti mbi cyangwa inshuti nziza, ubyitwaramo gute. So ntabatindiye rero, nimunyemerere dukomeze kubasomera kino gice. Tugeze ku gice cya 11. Nababwiye ko kino gitabo kigizwe n'ibice 12. Ubu rero tugeze ku gice cya 11. Ndakurarikira gukomeza kuryoherwa n'iyi nkuru. Ni inkuru nziza kandi uwayisomye wese, uyumva wese, nzi ko aravuga ati vraiment that is, uru ni rwo rukundo, that is true love, urukundo rw'ukuri. So nihuse rero, ubushize duherukana Mbabazi baramufunze, duherukana Umurungi yarashimuswe, duherukana Keza arimo kwibaza ibyabaye kuri izo nshuti zombi. Reka rero dukomeze, hari ibibazo byinshi twibazaga icyo gihe, tugiye kubitorera inyishyu muri iki gice cya 11. Mbabazi yakomeje kwibaza ukuntu, Mbabazi aho yari ari muri gereza, yakomeje kwibaza ukuntu Imana yongeye kumutererana ikamuta mu mvuto, bikamuyobera. Yahoraga ayiburanya, ayibaza impamvu yongeye kumutwara ibyishimo yakozagaho imitwe y'intoki. Yibutse ukuntu yabuze ababyeyi n'abavandimwe akiri igisekeramwanzi, yibaza ukuntu inshuti yari abonye nazo azibuza akanya nk'ako guhumbya, bikamushobera. Yakomezaga kurira aririmba agira ati, Mana nacumuye iki gituma wongeye kumbabaza bigeze aha? Ni iki gitumye wongera kundeka nkarenganywa? Yibazaga ukuntu yasigasiye inshuke zitagira kivurira, atanga byose atizigama, akongera kubaza Imana niba izo ari zo ngororano akwiye. Mbabazi yibwiraga ko nta muntu n'umwe agifite wo kumubabarira, nubwo we yari yarabigize intego. Aho yari afungiye yakomezaga gutekereza ko isi n'abayituye bose bamwibagiwe. Niko guhanga amaso mu ijuru ngo ahangane na Rurema, amwibariza icyo yacumuye. Yakomezaga kwibaza uzakurikirana ibye, akumva gutabarwa kwe ari ntako. Nta muntu n'umwe yatekerezaga ko byibura yamutega amatwi ngo amusobanurire ko arengana. Na Manzi yabanaga nawe yari yaranze kugaruka kumureba. Umurungi yakundaga ukwezi kwari kwihiritse nta gakuru ke. Nta muntu n'umwe wazaga kumusura. Icyizere cyo kurenganurwa cyari hafi ya ntacyo kuri we. Yahoraga asenga asaba Imana ngo ikoreshe benshi ku bwe. Ku rundi ruhande, Umurungi aho yari yarajyanywe
Umurungi aho yari yarajyanywe nawe yari amaze nk'uri muri gereza. Yarindwaga n'abasore b'ibizigera kandi bafite intwaro. Ntiyari yemerewe kurenga umuryango. Sugira iyo yatahaga yazaga yasinze, akamusanganiza imigeri n'inshyi zitabarika, akikuza kumuhohotera amufata ku ngufu. Yahoraga arira amanywa n'ijoro. Yumvaga kubaho kuri we ntacyo bikimaze. Ibyo byose iyo yabitekerezaga akageraho kwibuka ukuntu yari agiye kubana na Mbabazi, yumvaga neza neza agiye gusara. Ntiyashidikanyaga ko wa mukozi yavuze neza iby'inkuru ye. Yewe yageze kuri Keza ndetse na Mbabazi. Ariko nanone yibazaga inzira byacamo ngo nawe atabarwe, akazibura neza neza. Yibazaga kandi uko Mbabazi yakiriye iyo nkuru mbi, bikamwongerera ihungabana. Umurungi yishinjaga ko ibyabaye byose ari we wabigizemo uruhare. Umunsi yemera kongera kuvugisha Sugira, yumvaga Mbabazi atazongera kumugirira imbabazi kundi. Yongeye kuvuma umunsi yavukiyeho agira ati: Mana, niba ari ibi wandemeye, iyo undeka uwo munsi navukiyeho ukawusimbuka koko. Ariko Shenge yarirenganyaga, kuko ubuzima ntibugira forumire, bugutwara uko bushaka bukakujyana aho bushaka. Keza nawe aho yari ari ntiyari atuje. Yakomeje gutekereza ku nshuti ze zari ziri mu kaga, cyane Mbabazi, kuko yibwiraga ko umurungi we Sugira yamujyanye kumugira umugore nk'uko yahoraga abimusaba. Naho Mbabazi we akaba yari yarashakaga ko azaburira muri gereza ku buryo atazongera kubonana n'umurungi bashakaga kubana. Yakomeje gutekereza ukuntu yagerageza kumurenganura nubwo bitari byoroshye. Nibwo yasabye uruhushya ku kazi, maze ajya kureba mubyara we wakoraga umwuga wo kuburanira abantu. Amutekerereza ibyago Mbabazi yari arimo ndetse n'uwabimushyizemo, amuziza gukundana n'umurungi. Cyari ikibazo gikomeye cyagombaga ubwitonzi budasanzwe kugira ngo hatazagira indi nzirakarengane ibigenderamo. Ibyo byose byakorwaga mu ibanga rihambaye. Mubyara we yamwemereye kuzamufasha, ariko akazitonda kuko Sugira yari umuntu ukomeye kandi wubashywe mu butegetsi, ku buryo iyo agira icyo amenya ku byategurwaga ku muntu wese washakaga kurenganura Mbabazi, nawe yari kubigenderamo. Umunsi wo kujya kureba Mbabazi kuri gereza warageze, maze Keza na Manzi bategura ibyankenerwa byose bajya kumureba. Undi akibakubita amaso amera nk'umusazi. Ibyishimo byinshi bivanze n'amarira biramusaga, maze arabahobera. Baganira akanya gato, nuko Mbabazi abaza Keza ati: Umurungi ari hehe ko mutazanye? Ararwaye se? Yibazaga ikintu cyatumye ataza kumusura ukwezi kose kurengaho iminsi kukaba gushize, bikamushobera. Yumvaga atabishyikira neza. Keza yaramurebye abura aho ahera amubwira inkuru y'umurungi. Nuko atangira kugira ati: Mbaba, nyine nako urumva umurungi mu gihe ataratobora ngo avuge, undi ati: ngo iki? Umurungi wanjye yabaye iki? Byagenze bite se? Cyo mbwira rwose. Keza ati: Umurungi twaramubuze. Mu ijoro rya wa munsi wavagayo haje abantu baramushimuta. Kugeza na n'ubu ntituramenya aho ari we na Cyomoro. Gusa dukurikije ibyo wa mukozi we yatubwiye, dutekereza ko ari Sugira wabikoze. Byose byahuriranye n'ifatwa ryawe. Undi no kwiyamira agira ati: oya none, oya ntabwo bishoboka rwose. Oya ntibishoboka, nako ntibishoboka. Umurungi, umukobwa nakunze bamushimuta. Ariko Mana y'u Rwanda koko, nacumuye iki gituma untererana bigeze aha? Nawe uramujyanye, nako ariko Mana, ukuntu najyaga mpora mucira urubanza, yewe nkamukatira urw'abakundana ngo ngaho yaranyanze. Naho nuko byamugendekeye. Acurika umutwe mu maguru akomeza kurira.
bose baraturitse bararira. Byari agahinda gakomeye, nta n'umwe wabashaga guhoza undi. Nuko muri ako kanya umucungagereza aza abasanga ati muhaguruke mutahe amasaha yo gusura yarangiye. Keza ntiyabashije kuvugana na Mbabazi ngo amubaze dosiye ye aho igeze. Yewe ntiyabashije no kumuhingukiriza ko hari umuntu wemeye kumukurikirana ibye kugira ngo amuvane mu byago yari arimo. Ntiyari gutinyuka kumubwira ko ifungwa rye rifite aho rihuriye n'ibura ry'umukunzi we. Ariko Keza we byose yari abizi neza. Yagombaga kubitwara gake ngo bidahitana benshi. Ku rundi ruhande Umurungi aho yari ari nawe ntiyari yorohewe na gatoya. Yatangiye kurwaragurika, agasaba Sugira ko yamujyana kwa muganga, undi nawe akabyanga kuko yangaga ko hari uzamenya aho Umurungi ari. Yakoraga uko ashoboye akamuzanira imiti mu rugo. Umunsi umwe avuye muri dushe azunga isereri yikubita hasi ahita ata ubwenge. Undi n'ubwoba bwinshi ahita afata imodoka amujyana mu ivuriro ryigenga ryari muri uwo mujyi. Agezeyo abaganga bamubwira ko ikibazo afite gikomeye, ko bagomba kumwohereza mu bitaro bikuru bya gisirikare byari biri muri uwo mujyi. Bagezeyo abaganga bakora ibishoboka bafata ibizamini byose. Aho Umurungi azanzamukiye bamuha ibisubizo bamubwira ko yasamye, afite inda y'ukwezi n'iminsi, ko isereri yagize yatewe n'imiti yafashe itari ihuye n'uburwayi yari afite, ndetse no kurya indyo yuzuye ndetse no kuba atararyaga indyo yuzuye nk'umugore wese utwite. Umurungi kwakira ibyo byaramugoye cyane. Yongeye guturika ararira, asubiramo ya magambo yakundaga kuvuga agira ati ariko Mana umpora iki? Kubera iki njyewe? Kubera iki untererana buri munsi? Ndagukoreye iki gituma umpunga ukantererana bigeze aha ngaha? Nk'ibi ngibi kuko bikoreye iki? Abaganga bari bumiwe, bagerageje kumuhumuriza ngo atuze ariko ntibari bazi umutwaro yari yikoreye ku mutima. Yibazaga uwo mwana atwite noneho hari uwandi bikamuyobera. Yibukaga ko umunsi Sugira amushimuta ari we yari yaryamanye na Mbabazi. Na nyuma y'iminsi mike Sugira amushimuse nawe yakomeje kugeza kumufata ku ngufu hafi ya buri munsi. Yibazaga uwo mwana atwite ari uwandi muri abo bombi bikamuyobera. Yibazaga umunsi yabyaye Sugira agasanga umwana atari uwe aho azamujyana. Ubwo niko amarira yabaga atemba ku matama ye agira ati noneho azanyica noneho nta kabuza. Naho Mbabazi we ntiyari akimutekerezaho cyane kuko yari azi ko iby'ubukwe bwabo byabaye amateka. Gusa nanone ku mutima akumva uwo mwana byaba byiza ari uwa Mbabazi, byibura akazasigara ari urwibutso rw'ibihe byose rw'ineza n'imbabazi yari yaramugiriye. Nuko hashize umwanya utari muto abaganga bamwitaho bakomeza kumuhumuriza, aracururuka. Ibyo byose byabaye Sugira we yasubiye mu rugo kureba imyenda n'ibindi bikoresho ngo asubire kwa muganga. Umurungi yasabye umuforomokazi wari urimo kumwitaho ngo amubabarire amutize telefone agire uwo avugisha. Yahise ahamagara Mbabazi, ariko telefone ye ntiyari ikiba ku murongo. Yari yaravuye ku murongo kera. Nuko ata umutwe, niko kugerageza guhamagara Keza. Agize amahirwe yumva iciyemo. Keza nawe yari mu nzira ava kureba Mbabazi kuri gereza. Niko kubona nimero atazi imuhamagaye nawe yitaba bwangu ati alo? Alo? Ninde tuvugana? Undi ati uraho neza ke? Erega ni Umurungi muvugana. Undi no kwiyamira cyane ati ngo nde? Umurungi? Ndarota cyangwa urihe sha? Nako mbwira ninde wagushimuse? None se no. Mu gihe undi atararangiza kumubaza, Umurungi baramubwiye ati ni Sugira sha, ubu ndi mu bitaro meze nabi, gusa basanze nako mbwira Mbabazi arihe?
nta makuru ye wandusha ko nimero ye nayakomeje kuyigerageza nyihamagara nkayibura, ubu nta telefone nkigira zose yarazimenaguye, n'iyi niyo ntiriye amenye ko hari umuntu nahamagaye noneho yanyica ahubwo, mbwira vuba. Keza n'amarira menshi aramubwira ati sha muru, Mbabazi ubu tuvugana amaze ukwezi n'iminsi afunze, ubu nibwo ndi mu nzira mva kumusura, bamugeretseho ko acuruza ibiyobyabwenge, nta cyizere ko azanawuvamo. Undi acyumviye ibyo yahise yikubita hasi asubira kubura ubwenge, wa muganga nawe ata umutwe, Keza nawe akomeza kuvuga ngo alo alo Nkuru uracyanyumva, alo alo. Umuforomo nawe yahise yiruka ajya guhamagara muganga mukuru, byari agahinda, byari biteye ubwoba rwose. Keza ntiyari azi ikibaye ku nshuti ye, nawe yasigaye akomeza guhamagara ariko akabura umwitaba, yagerageje kenshi abura n'umwe, nawe yasigaye arimo kurira gusa, ataka atabaza ati ariko mani ibi ni ibiki koko unkoreye, n'umurongi nari mbonye nawe koko, kuki ibi ngibi ubikora, kuki wemera ko agahinda gakomeza guhindanya ibitekerezo byanjye byose, kakahuranya umutima wanjye, nta cyizere na gito nsigaranye rwose, nkora iki koko mana y'u Rwanda. Keza ntiyabaye akimenye aho inshuti ye magara Umurungi yari arwariye ngo byibura ajye kumureba, ntiyari azi icyo arwaye, ntiyari azi ikintu na kimwe, yahise yicara hasi nawe ararira. Mbega umunsi mubi, mbega umunsi w'amarira n'agahinda, byari umubabaro kuwumva iyi nkuru wese. Manzi nawe byaramushobeye, ariko nk'umusore yihagararaho, agerageza guhendahenda Keza ariko biranga, yari yataye umutwe rwose, yumvaga isi yamubanye ntoya, kandi nta na kimwe ari bukore ngo byibura atabare inshuti ze zari ziri mu kaga. Yabonaga asa n'agati gahagaze konyine mu hahoze ishyamba ry'inzitane. Tugeze ku mpera z'igice cya 11, ariko nawe wakwibaza, wowe udukurikiye, wowe ukurikiye ino nkuru, ndetse n'undi wese uzasoma kino gitabo, iteka y'igice kirangira tubaza abantu ibibazo bikurikira. Ese ari wowe wumvishe izi nkuru z'incamugongo zose ku icyarimwe, umunsi umwe wabyitwaramo gute? Ni iyihe nama wagira aba bombi? Mbabazi se ubona azapfa kwakira ibyabaye ku Murungi yakundaga? Bivuge ko Mbabazi yari yabwiwe yuko Umurungi yashimuswe. Kwakira ko nyuma yo gufungwa n'ubukwe yateguraga bwapfuye? Ese hari icyizere na kimwe yari afite ko azava muri gereza? Umurungi we se azava muri buriya burwayi? Ese wowe utekereza ko umwana yari atwite ari uwande hagati ya Mbabazi na Sugira? Keza se we azabyitwaramo gute ko ari we wari umucunguzi w'aba bombi? Ndagusaba wowe udukurikiye gukurikira igice cya 12 ari nacyo gice cya nyuma cy'iyi nkuru yitwa Ikiguzi cy'Imbabazi. Ni inkuru nziza, ni inkuru y'urukundo, ni inkuru usoma ukamenya ibibera muri iyi si. Mbibutse ko it's a true story, ni inkuru mpamo yabayeho, ariko nk'umuhanzi, nk'umwanditsi tugenda dushyiramo ubuhanga nyine bw'abahanzi, kugira ngo wowe usoma iyi nkuru, wowe ukurikiye iyi nkuru, udukurikiye urimo kuyisomerwa, irusheho kukuryohera. Turabakunda cyane, tubonane rero dusoma igice cya 12 nicyo gisigaye ari nacyo cya nyuma. Turabakunda. Shalom.